Nice. Nice nani musizemo ariko nabantu bari kwita kugira ngo mubarere nta kibazo. Nakoze. Mbere uko se muza ntabwo narwaye. Reka mubarebere kugira ngo azabavugishe gusa. Murakoze. Amarira izina ryawe riracyarema bwa nyuma none unsanze mu kazi. Uriko nkazi. Urase nimba wakurana. Ikibazo ufite ikihe kibazo? Niyo mpamvu nanjye nagusuye kandi wambaye wari uzi ko bidashoboka ariko bibaye ngombwa ko usanga ari mu kazi. Ese mama ni iki cyabaye? Kuri cya kibazo cy'aho umukobwa wanjye Keza afite ikibazo gikomeye. Akuma Keza si ubwo byagenze bite none? Ni inkuru ndende. Ararwaye? Nose Keza afite ikihe kibazo mama? Ni inkuru ndende cyane ariko wanze utamuheruka. Erega ntabwo mbwira mu rugo rimwe na rimwe se simba ndi mu kazi. Agahinda gasa. Keza yajyanye n'umugabo ari ku Kivu. Bagiye koga. Baroga. Aza kuba.
Oui. umugabo we bararoha amaze yaramubuze yaracanganikiwe yirirwa ku kivu nta kintu akora ese wumve ko ntabwo byoroshye Nuse mama Keza nawe rero simba numvise umugabo yanze kutwereka umugabo tutazi n'ibye n'ibijya mbere mu buzima bwe na Keza buriya ubwo turamenya tubivuga ute bindi ni ukumuba hafi cyane Nuse ubwo mama turamuba hafi gute Makuru ni meza. Undi kubona ibi bintu by'ahangaha arakora bikomeye cyane. Uriya umuntu wakwicara hari Wahicara nta kibazo. kuriya turi hano se Ndi mu kazi. koreramo hano Ndi umurozi. koreramo hano zo warobye se ziriya none Ukugura? oya nyine kora nshaka kuza kwishakira bitewe nyine ndavuze reka hari abantu barimo kunambaza n'ibijyanye n'umuntu nyine wera wohora hano wasanga wenda ushobora kuba umuzi sembe umeze ukoramo hano wicara mbikubwiraho neza ndakuvuga hano hashize nyine ukwezi kurimo kurenga Ese umuntu akoramo hano? umuntu twabuze kumva yari kumwe n'umukino we bagenze umuvandimwe yangije abantu bagiye banyereka hano basohokeye ntabwo manyura bandangira bageze nano ku mazi rero myanya no kuba abantu bakunda kuba bari ku mazi babigeze bamubonaho nakwereka ifoto urebe kuba wakora kumbuzi akora kwezi twaramubuze n'izisakuza aya maginga ntabwo twamubona sinzi icyo nakora ariko nkawe ugomba kumuba hafi ukamuganiriza ukamuhumuriza hari igihe wenda yashyira umutima we washyira Nuse buriya we ari kujya kumushaka ku kivu se ntabwo ahava Nuse akumva ko biri bugende mbega ntabwo araboneka ntabwo tuzi imiryango yabo nta kintu na kimwe tuzi kiranga uwo gusa muntu urumva wayibara uwo mukunzi Bijyanye buriya n'umuntu koga. twebwe bijyanye n'umuntu koga akabura bashobora no kubishinja wowe ko ari we ntabwo ari none se hari ibyo bari kumushinja isi nimba yararohamye akamubura yicaye ku mazi ahangayikishijwe no kubura umukunzi nta murambo yabonye basi niyabona umurambo tugashimira ese basi polisi ntabwo iri kubikurikirana njye sinumva ko byakagombye kuguhangayikisha bigeze aha mu Rwanda none nanjye yababaye ntabwo yababara mu byinshi Yes, muri mu gihe polisi iri kubikurikirana nawe afite kubyakira ko byaba ntabwo yapfa kubyakira gusa no kumwaka ushobora gusanga wenda yaraminjiye amazi akagera ahantu bakamukuramo ntawazi sinumva ukuntu byaguhangayikishije mama urebye isura yawe uzi ko wagira ndababaye cyane ufite kubyakira kuko ntabwo polisi irabatangariza amakuru y'ibyabaye si byo mama gusa umuntu ubyuka ari wihebye uzi ko wagira ngo abyukira ku kigo kirirwayo na nijoro igihe bajya kumuzana bimeze nabi gusa Wiki. ubwo ntabwo ameze hano wanjye arababaye cyane ariko Keza ndaza kumuvugisha pe
birangiye nyine turi kumubura. Sitangiye muri kumubura. Ubundi abantu bose baba bari hano wapfa kumenya ngo uyu muntu niwe wabuze. Erega mani hano haba hari abantu benshi. Birumvikana rero abahangiza abantu nanjye nuko bagenda bandikira ngo hano sinzi abantu urebe mara kuyireba urareba ko wanamubonyeho kera rero Ntabwo nigeze mubona. Ngiye buri gihe mba ndi hano ariko none se umuntu yatambuka hariya ndi hano mu mazi nkabibwirwa n'iki? ese kuko ntabwo wigeze umubona Mva mugabo we nje uwo muntu ntabwo nigeze mbona. Ndambiye abantu muza hano mumbaza ngo abantu baruhamye. Nje rega mba ndi mu kazi kanjye. kuko se Mani nje oya. Aho kuwa mugabo mbabarira uhaguruka ugende unsanze hano ndi gufungura mbabarira ugende nsigare nigira ute nongere nirobe. se wamfashije ko Ndagufasha ikikani natamuzi. Mbabarira uve hano nsigare nirobe. Sibyo isiko yemeza wa mugabo. Wiza kumbangamira mu kazi kanjye. Haguruka. ariko nyamara umfashije basi nuna nunamuka mumushe nagakuru kaho ngaho uzambwira Jyana nzakubwira. rero nubwo uko Uti yanjye wambaye ukagenda kuko nkasigara nikorera akazi kanjye. Usanze hano ndi kujya. basi nyumva basi kari Ndi kukumva. imbere yo kugenda sibyo basi Sunyeretse ifoto ye se nimubona nzakubwira. gusa umfashe pe numfashe basi Wa mugabo basi bakuntumye mbimenye. basi ubwo nyine nako nyine kumfasha nyine birakomeye ahubwo mama ngwino tugende washyire mu nzu tuva aha hantu reba isura yawe wikwitera stress ugakomera neza sibyo ndaza kubigisha keza kandi ndabizi ko atari busubire kukiba sibyo reka dukomeze twihangane.
Petit frère, yes. Ako nari mbi kumva. Merci. Rero urabona mama hari ibintu byinshi urabona biri mu kazi bifite kugira ngo kuba yagiye ariko nanjye bari batanze kandi bafite kubikoresha. nta kibazo ukora akazi. Ndaza kureba keza kuko ibi bintu ntabwo ari byo pe. Tekerezeho yiteho. riracarenga